Ni nyururu. Yego nyakubahwa. Uzi icyo bisobanura? Nyakubahwa. Ingabo idacika intege kubera abantu bose kuzimu nizo mbaraga twahawe nyakubahwa. Aha. Urabona ko hano mumaze igihe kirekire. Nakoresha imbaraga zanjye zose kugira ngo kwa mugabo namufatisha yarananiye, afite imbaraga. Arasenya nkumva ndashya umubiri wose. Iyo niyo mpamvu nyirizina yatumye nguhamagara. Ihute no nanga ugiye kuha gatumwa. Urumva? Mufatikanye kandi mukoresha imbaraga mwahawe. Mugende muce kuri mama Manzi kugira ngo tubace kugera kuri mugabo we papa Manzi. Uruko nyumva neza. Nitugira amahirwe wenda iya nama turi bukore, ndashaka kubatumiza ko mukaza mu nama. Ndaza kuyabwira neza icyo turi bukore ariko amagara akomeye rwose. Numva ngeza aho unaniwe nacitse intege, imbaraga zanjye zose zabaye zashize ko imbaraga z'uramugabo bafite z'amasengesho. Ugondo wasawugira ngo ubwire gatuma nawe ndamwizera. Mufatikanye tumufate mateko. Icyo nakubwira. Kumaze kuvuga ko kumaze gucika imbaraga ari we muyobozi wacu mukuru. Twebwe turabigenza ute nk'abantu twagusanze mu kazi duha polisimbi. Tuza yuko dukora inama. Uramugabo arakomeye by the way. Ndakubwiye ngo yatangiye gusenga imyenda yose impiraho. Urumva? Ariko nimukoresha imbaraga mwahawe. Urumva? Ukajyana n'ura gatumwa kagenda gaca kuri mama Manzi, tuzaca kujya kwa mugabo tumufate matekwa. Ura mugabo we tuzamufata. Kandi ndabizeza neza yuko iya nama ndimo ndategura izahita bishyira ibintu ku murongo. Yego nyakubahwa. Kuko uyu mugabo nzamufatisha gute? Ni gute nshobora kugenda imyaka n'imyaka n'amezi cyangwa umugabo simufatisha? Ariko ngomba kumufatisha byanga byanuka. Ariko se ko mutekerezo ngo rwaburanyishe afite amasengesho aho nayantera ubwoba. Ariko ngomba kubicisha ku ngabo zanjye zose paka tumufashe mateko. Wenda nzaneme tubicisha no ku mugore we, ariko paka mufatishije. Nta kundi ngomba kubigenza. Bete kubicisha ku mugore we. Mayobe. Yesu ashimwe. Yesu imbaza. None se ko mbona neza cyane. Urabona nari mumbere gusenga ariko mbona bitarimo neza. Ariko Mayobe, kubera iki buri gihe usenga amayereko yawe ntayabona? Amayereko yawe sinyabona. Ushobora kuba umutima wawe utawurekura. Buri munsi ndasenga nkabona amayereko y'abandi, ariko wowe iyo senga mbona imbere ya harumuje. Ushobora kuba utarafata umwanzuro w'agakiza, kuko igihe tumaranye dusenga abana batoya bakijijwe ejo bundi bamwe n'abahanuzi, abandi bavuga ijambo ry'Imana, ndetse abandi bamaze no kwakira umwuka wera. Kubera icyo utakira impano z'umwuka wera? Ariko ngiye ntago mbikunda. None nutemere nudakunda impano z'umwuka wera uri umukristo nyabaki? Mayobera, va mu byo urimo, kuko inzira ijya mu ijuru ntabwo ari agakino. Inzira ijya mu ijuru ntabwo ari ugukina. Nisaba gufata umwanzuro, bisaba gutekereza aho ujya, bisaba gutekereza aho uva. Fata umwanzuro rero. Ubundi ugomba no kubatizwa ukitwa izina rya Gikristo. Sinibaza amayobera ari igiki? Ntabwo nibaza amayobera ni izina rya Gikristo, ariko byo byizina nta nicyo bitwaye. Ariko menya neza yuko kwakira Yesu ntago ari umukino. Nukwirekura mu mutima. Kuko nk'igihe tumaranye amayereko yarananiye. Rimwe na rimwe Manzi agasenga ngo abona ngo uri kugwa mu rwobo. Kandi buri gihe izo nzobo ni inzira mbi ijyana abantu kurimbuka. Rero nagira ngo gusa kuko njyewe ntabwo kuba ndi umukozi w'Imana nkaba ndi kumwe n'umuntu nkawe dafite umwuka wera, dafite impano z'umwuka, mubu ntabwo nagutuma ngo ujye kubwiriza ubutumwa. Kandi abana nabyaye inyuma yawe mu buryo bw'umwuka bamaze kwaguka mu buryo bwose. Mayobera, fata umwanzuro. Bwana sifiwe. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo ducunguze uburyo iki? Umwete. Haleluya. Birakwiriye ko buri muntu wese muri iki gihe acunguza uburyo umwete. Haleluya. Intambara ni nyinshi, ibibazo ni
byinshi ariko Uwiteka Imana aratubwiye ngo ducunguze uburyo umwete kuko intambara turwana ntabwo ari iy'uyu mubiri nubwo uyu mubiri nawe utunaniza ukatugora ariko dufite haleluya dufite uduhagarariye dufite utubwira uburyo tugomba kugenda dufite utubwira inzira tugomba guca Bwana asifiwe haleluya haleluya intambara tuzarwana nazo muri iyi si ntabwo twenyine ubwacu twazinesha ariko dufatanyije na Kristo turabatsinzi dufatanyije n'Uwiteka turanesha dufatanyije n'ingabo z'ijuru turanesha dufatanyije n'umwuka wera turanesha haleluya amen ndumva ijuru hari ikintu rinyongoreye Bwana asifiwe haleluya ndashaka uyu mugore n'uyu mugabo bahaguruke hari ikintu Imana ivuganye nanjye kuri bo hari ikintu Imana imbwiye ku buzima bwabo haleluya mwararize amarira ni menshi ndabona murira amarira menshi ndabona amarira wa mubyeyi ndabona ufite amarira menshi cyane ndabona ufite amarira yo kubura urubyaro ndabona wa mugabo waratereye imisozi wararushye haleluya ariko Imana inyeretse igitangaza gikomeye mu biganza byanyu nimurambura ibiganza gutya mwakira umwana w'umuhungu nimwakira umwana w'umuhungu kandi uyu mwana w'umuhungu muzamwita Pasi uyu mwana azaba ari igitangaza uyu mwana azabanezeza azababera umugisha haleluya ndabona Imana ibasekeje kandi mwahanuriwe n'abahanuzi benshi b'ibinyoma hari abababwiraga amagambo akabasesereza hari ababitiranyaga ariko uyu mwanya Imana isumba byose yatanze umwana kwa Sara wowe iguhaye umwana w'umuhungu iguhaye umwana w'umuhungu nimufate umwana w'umuhungu kandi muzamwita Pasi ndabona barahize umuhigo wo kuzita umwana Pasi sinzi impamvu wamwihigiye uwo muhigo ahari birashoboka yuko Pasi ibyo zirubikunda ariko reka nkubwire ijambo ngo Uwiteka Imana waremye ijuru n'isi niwuje kugira ngo asohoze isezerano avuganye namwe kandi ibyo ntago bitinze n'uvuga ibyo abahanuriye byatinze ariko uyu munsi mutahane kwizera ingabo zose zikuzimu zari zarahagurukiye kubafungira urubyaro uyu munsi Imana yo mu ijuru ifunguye inda zanyu murabyaye mubyaye kobwa mubyaye hungu mubyaye abana mugize umugisha kandi muzahagarara imbere yayo muyishima muyihereza icyubahiro iryo ni ijwi Imana imbwiye kandi mukomere Imana yo mu ijuru izabarengera amen amen nukuri twahanuriwe kenshi twabwiwe amagambo menshi y'ubuhanuzi ikibazo cy'umwana ndetse numvaga nta nibyo ngishaka kumva amatwi yanjye kwera igihe gishize ariko umunsi ndi kumva hari igikoretse bwari amagambo uriya mukozi w'Imana atubwiye ndumva byanze bikunze hari icyo Imana igiye gukora kandi pe mpamanyije n'umwuka w'Imana umurimo ko guhera uyu munsi hari igitangaza tubonye oya sherereka mubwire nanjye numva umutima wanjye uruhutse nabwiwe byinshi sinaruhuka hari umuntu wigeze kumpanurira aho kugira ngo numve nduhutse ariko ndushaho gutekereza ariko uyu munsi ndumva umutima wanjye usubiye mu gitereko nazengurutse ubutayu reka uyu munsi nkigera kuri uyu musozi ibyo ntabonye muri icyo gihe reka uyu munsi mbibone nkuzaniye icyifuzo mwami Imana ishobora byose dore ntabwo tubyara nta mwana turabona kandi hari icyo watuvuzeho ariko ndakwinginze kugira ngo uyu munsi ube umunsi w'umugisha ube umunsi w'umunezero nk'uko wabwiye Hana mwami Imana ishobora byose kumubereye igisubizo ko azabona umwana reka natwe tubone umwana reka natwe duheke reka natwe dukikire mwami Imana ishobora muri amasanga imbere zawe nyene kugira ukaneza nawe nyeme wawe nyeme tugirire neza uducira inzira ukuri Imana isubiza imitima yacu kanezerwa reka yibura ku ngoma usubane natwe uzuducira inzira uzuturwanire uzutumishirize uduha imbaraga zawe ukabona zituwe muri iki gihe gikomeye turagukeneye mu nzira bikorwa kuri nukuri reka musabe ikintu nindamuka mbonye umwana nkabona Imana inkoreye igitangaza nyuma y'imyaka yose tumaze
reba ni ukuri imisozi yose twatereye, reba igihe nahereye ndi Imana imbere y'igitanda, reba amaganya nasutse, Mana Nyiringabo ndakwinginze untege amatwi pe unkundire. Imana nidukorera igitangaza tukabona urubyaro, ni ukuri tuzajya gushima uriya mukozi w'Imana kandi ubyumve nk'ukuri mbigusabye bivuye ku mutima. reka mubwire sheri, umutima wawe wababaye kenshi mu gihe wari utaravugana n'Imana, umutima wawe wari ubabaye. Humura, wikomeza kubabara. Imana yavuganye nawe izasohoza icyo yavuganye nawe, kandi sheri ntabwo nzakubabariza umutima. Humura, uzaruhuka. Biriya bifata nk'ibitarabaye, ahubwo ubone ko bizasohora. Imana nidukorera igitangaza mugabo wanjye, tuzajya gushima umukozi w'Imana imbere y'iteraniro. Nibyo Imana tugomba kuyishimira imbere y'iteraniro rigari, umukozi w'Imana nawe tukamushimira kuko Imana izaba yaramukoreye. None se ko watinze? akazi kenshi tuba dufite, urabizi ko ari abantu benshi tugomba gukura mu nzira z'agakiza. Wenyine bodyguard yawe iri namutunga mutima fast tumereye nabi n'ubu niba guhagarara. okay, bafite imbaraga nyinshi n'ubundi baba batumereye nabi. None se umukuru wa Diamond agutumye? None se ko nabonaga amamagara cyane afite ubwoba, byagenze gute? Yaba yacitse imbaraga? Ubwoba bwarabufite, yampamagaye afite ubwoba, yamashakaga yose yari afite, yarari hasi. Tunga ijuru ry'umwete, hari indi nzira yo gucamo usibye guca kuri umugore mama manje. Biragaragara ko imbaraga ze zamushiranye, si ibyizo asigaranye zigaragara ko ari umuyobozi wacu, ari sifu wacu, n'izindi zo zamushiranye. Je kugira inama, hari ibanga umuntu yakoresha kugira ngo afate umugabo ku buryo nta mugore hano hanze washobora kumwigarurira. Iyo nama urayemera? Nama umugore wakwigarura umugabo wanjye se ko nzi ko akijijwe, nkaba nzi ko asenga. Mamanzi, wifata ibintu nk'ibyoroshye ngo wifate nka brag. Oya ntabwo ari brag, umugabo wanjye ni umukozi w'Imana rega. Abakozi b'Imana se nabuzi basenya? Ngo ndabazi benshi. Samsoni yagushijwe n'iki? Ni umugore. Dawidi nawe ni umugore. We cyumva ko papa Manzi we atagwa? Mwana we Imana izabimfashemo kuko simbyifuza rwose. Ariko mama Manzi, va mu bujiji. Nushaka uve mu bujiji, wumva inama ngiye kukugira. Ni ibanga kandi rikomeye, nuko uri inshuti yanjye undi wakanguriye kugira ngo mbanze mubwire iryo banga. Ariko ubundi wowe ni wumva byakujemo neza, wumva ko iryo banga ngomba kuri kubwira, uzambwire nzaza ndikubwira. Urebe nimba utigarura umugabo wawe. Ese warimbwiye Gatumwa rwose kubizi kuri inshuti yanjye? Oya, umunsi wowe inshuti yanjye magara, kandi ndabizi neza ko utakwifuza ikintu kibi cyambaho. Urabizi nsenye rwose ntabwo byagushimisha. Gatumwa wababariye iryo banga ukarimenera, iryo banga nkarimenya kubizi kuri inshuti yanjye. Amanzi ndabona utari seriye. Njye ndi seriye, ahubwo wowe rimbwira iryo banga, niba ari ukujya mu butayu nkasenga, niba ari ukujya mu kandi niba ari ukujya mu mazi nkayajyamo. Ibyo rero nibyo nanze njyewe. Mbese iryo banga nabwiye ati n'abakozi b'Imana barasenya. Umunsi niyo mpamvu bwate umunsi wumvishe byakujemo neza, njyewe nzaza iryo banga ndikubwira, urebe nimba urugo rwawe ruzigera rusenyuka neza pe. Neza we nyizera, ntabwo nakubwira inama ikuyobye neza. Niwumva ye byakujemo, bye Gatumwa uzampamagare nzaza. Umva rero Gatumwa, izo nama zawe ushaka kungira, niba atari inama ziciye mu nzira zo gusenga, izo nama zawe uzihorere. Mama Manzi, kugira ngo noneho nkwemeze, njyewe Gatumwa nguhaye iminsi mike
uraza kubona ko papa Manzi nawe yagira intege nke imbere yanjye. sibye ko rero gatuma nanakwizera nzi kutajya no kungeragereza umugabo, ariko n'ukuri kose umugabo wanjye arasenga pe, ariko ndakwinginze ntuzangeragereza umugabo. Ntabwo nzamugerageza, ariko ndashaka kuzakwereka ko umugabo wawe nawe ashobora kuba umunyantege. Rekana nigende. Inzira irahari, ariko kari akagore ke karacyagoranye, gakeneye ko ibintu byose binyura mu nzira yo gusenga. ariko sinabasha amazi ko muzi twamuteze inzoga arabisimbuka, tumutega abagore arabisimbuka, tumutega icyubahiro byose arabisimbuka. Koko urumva koko inzira yo guca mu mugore we bizashoboka? Uriya mugore nawe aracyagoranye, ariko natwe dufite imbaraga. Uriya mugore namwigizeho inshuti kandi nawe amaze kumwizera. Okay, ngayo nguko rero ntimuzacikwe na episode ya 9, mukomeze kureba uburyo uyu mukozi w'Imana Papa Manzi Imana yamukoreshaga maze shitani akarakara. Iyi filime rero dukomeje kubagezaho ni filime ikomeje guhishura byinshi mu nzira shitani acamo z'amayobera akagera ku bantu maze akabatatanyiriza mu nzira zitandukanye, akababuza inzira y'agakiza, akababuza amahoro. Rero bamaso kandi mu byo ukora byose ushishoze, kuko umugore wawe, umugabo wawe, abana bawe, ibyo utunze byose byakubera ikigusha utabaye maso. Bamaso rero kuko Yesu ari hafi kugaruka gutwara umugeni.